naje nje mukanya yewe kabiswe nyine uza kukibuka genda mbere shayi byishimo agira uburofa mama mubaze ikibazo kimwe byishimo mumuganirira iki ubona se dukunda kuganira none se uri wicaranye nawe hano muri mu biki reka tuntu namwibarizaga nyine turaho hari imyenda naramusigiye ngo aze kuyimfurira ibyo namubazaga niba yayifuza yayitunganije ntabindi ku buryo yaza kunyicarira mu ntebe mugaterura ikiganiro mukaganira kandi aribwo nari nkiza ndibyo nari kumubaza ariko se bava reka mubaze burya umwana na nyina baraganira amasinizite ndabona yakuzonze cyane ndashaka kukubaza iyo urebye wirebye ugahera hasi ukazamuka ukagera kuri uriya mutwe hano ku musatsi wawe ubona aho uhuriye na byishimo hari naho mwahurira se mama nawe rwose ariko uzi ko ari wowe wamusuzuguje none se si tuvuga nerega nubwo ari umukozi nabwo nubwo ari umukozi wo mu rugo ariko nawe ni umuntu ariko se mana unuka icyuya cyangwa ngenda kinuka cyangwa abashyitsi banjye bose nakira banuka ibyuya n'ibikweto byo biba byaraboze ni we wamuteye kumenyera kujya nyicarira mu ntebe n'uriya mwanda we nk'ubwo mwicaye muri izi ntebe sanze rega ikiganiro kirimbanyije mwaganira reka ntiwarura Byishimo. Meza bite se musa? komera man Kumbona wihebye se? muvandimwe sha ntawe bivuga Ikibazo gikomeye se? sinzi ko nabivuga ariko mfite imitima yambanye igihumbi mfite ibibazo nanjye ubwanjye ntari sinzi Shaka nce bugufi mbwire n'ukuri kw'Imana. komana ariko ibi ni kuki ibi byose njye bizi Aho mbwira rero ko mbona wihebye cyane ufite ibibazo byakuremereye kujya naho umuntu w'umugabo amarira akagaragara kwe wamuvana wese bakunda kubwira ndakubwira iki ndeke iki ubu inkuru yanjye nayivana nkayigeza wandetse koko ese nkawe w'umukozi wo mu rugo uri kwibaza ko igihe cyo kwishyura inzu cyageze uri kwibaza ko abana babuze ibyo kurya uri kwibaza ko uri kwibaza iki kwe cyagutumye vandi ibyo ntago bigoranye basi yaba ari ibyo ngibyo nanjye nagashikamye nk'umugabo oya rero hari ikintu utazi iyo ufite ikibazo muri wowe ukaba hari abantu nibuze wisangamo urababwira ukakimuganiriza ukaruhuka ukumva muri wowe uratuje naho nugira ikibazo ukakihererana niyo mpamvu bizakomeza bikakubyimbamo so muvana ubwo ko we nakwizera ko mbona isi yantengushya abantu bakantengu nyizera we nakwizezwa n'iki ndi umuntu mukuru wakumva nyizera rwose mbwira muvandimwe wenda nyine twamenyanye ukunda koza hariya mpamya ko ariho hantu cyane twamenyaniye ntabwo wigeze umfata nabi nubwo hari benshi bazaga bakansuzugura bakancira mu maso amabuja wanjye arimo nta gaciro ntaki gusa we ikintu ngushimira ni uko ibyo byose nyine utajyaga wita ku kazi nkora ntiwite ukonsa ntiwite uko ngaragara basi rimwe na rimwe ukananganiriza nkabona ko nanjye mfitiye urukundo
rega abakozi namwe muri abantu nk'abandi muri abantu nk'abandi niyo mpamvu umuntu atakwiye kugusuzugura kuko nawe umenya aho bwirageze muvandimwe story yanjye ni ndende ndangiza ishuri nahoraga mbwira mama mvuga ati basi papa ninde kuko nyine ni mama watureze ntago nigeze ngira amahirwe yo kubana na papa ubwo rero ahora ambwira ati humura amanzi wige neza nutsinda neza ni papa wawe uzamubona yanze nibwo yambwiye story ye papa ngo yari umusirikare kingo yaratuye muri uno mujyi wa Kigali yambwiye ibintu byinshi bitandukanye hari ibimenyetso byinshi yagiye ampa hari amafoto yagiye ampa sinzi n'igihe waziya inge nahamagaye kumbe muri mu biganiro papa niwe wansuzuguje ura muhungu reka twumvikane ntabwo ari ikiciro cyawe uriya ni umukozi wo mu rugo uriya ni umuboyi wacu hari ubwo simuhemba hari ubwo mugerera simugabo ntabwo ari byo twariyeho hari yindi nkeke muhozaho inshingano zanjye no kumuhemba neza ibyo yariye ariko urugira univuze uko guhora uforeka haryo intuzi ntama nizo zibikora tega amatwi ndagira ngo nkusobanurire neza ukire mu mutwe wawe ma nabyumvishije gusa byishimo nta bintu birenze tuba tuvugana Agasuzuguro rwose birenze pe kandi wowe kubera igenda ryawe ugenda uhura n'abantu bose batandukanye ngaho n'abanywa umujyi bura nabo bahuye nabo ukagenda guhura n'igegera zira aho ngaho niyo mpamvu umenyereza niyo mpamvu utuma uyu muhungu amenyera nawe ibintu uvuga ukarengera gusa ubwo mwari umujyi duhurira twumvikane twumvikane nta bagore babiri mu nzu ugomba kugendera ku mategeko yanjye twumvikane niba wumva ko kwicarana na byishimo muri izi ntebe zanjye nta kibazo ngiye ntabwo ari ko mbifata ngewe noneho ni ikibazo kuri ngewe hanyuma ngendere mu bitekerezo byawe se cyangwa ngendere mu byanjye ntabwo ari nyiri urugo aha ni iwanjye mugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza noneho ushatse kuvuga ngo sinzongere kuvugana na byishimo nshatse kukubwira ngo ntuzongere kumenyereza byishimo kunyicarira mu ntebe ngo muterure ibiganiro muganire ntabwo uri ari ikiciro cyawe afite ikiciro arimo nawe ufite ikindi urimo nicyo nshatse kuvuga ngira ngo kandi uranyumvise ko kuvuga byinshi tambuka ugenda ujya imbere ko kuvuga byinshi ndumva bitoroshye nta nubwo bizanoroha sumi nyine munyereka ukuntu yari ameze ubwo ndangiza ishuri naravuze uko byagenda kose nta kintu na kimwe nzigera nkora ntarabona umubyeyi wanjye cyangwa se basi ngo wenda amenye famiye yanjye amenye inkomoko yanjye ukuvuga ngo ugize iyi myaka urenze uba umuntu mukuru ungana uku utazi papa wawe ntabwo muzi sinzi na famiye naturutse iwacu rero nje gushaka papa mfite ibimenyetso byinshi bitandukanye hari udufoto twe hari inzandiko agiye yandikiranwa na mama byose mama yarabimpaye ukugira muri uno mujyi rero nabonye nsanga nyine nta handi hantu ushobora guhera hari ukuza nyine akora akazi ko mu rugo man yani siwezi vivire mimi naweza yani kuambia maisha yangu ni magumu niling'ang'ana na maisha nilipambana kila pahali kila wakati niling'ang'ana ili basi nione kama vile maisha yangu yanaweza badilika lakini hata saa hii uzi n'indimi se burya yese ndikukubwira ko nize warize ko nigi nyuma y'amadirishya waranize burya abantu twaba tukubona uri umukozi wo mu rugo uzi n'ubwo bwenge ndugu yangu yani ile sura ya mtu kuna vile katika Kiswahili wanasema ati yani huwezi gundua mtu kabla muongea ama kuangalia mtu huwezi jua ni nani. Ndio maana hata nyinyi mkiniangalia mnaona ni yule tu, ni kale kadogo, ni yule mtu ambaye hana value, hana heshima, hana anything. But I know who I am. Kama singefanya hivi
singepata nafasi mzuri, singejua Kigali ni nini. Ndiyo maana sasa umuntu kubona mu kazi ko mu rugo ntago azi ko karagiye no mu ishuri. My friend, kuba nakora akazi ko mu rugo, kuba nyine nishobora kuba hari uko nitwara wenda nyine tu mimi najaribu kujihusisha na yule mtu ambaye, yani na yule mtumishi ambaye ni wa nyumbani. Ndiyo maana elimu yangu, kichwa changu, akili yangu inafikiria mbali, haifiki pale tu. Wewe unaona napiga deki, naosha vyombo, viatu na nini, lakini ile sio kazi yangu. Nami naweza kuwa mheshimiwa, lakini shida familia yanjye niyo nyine. Kubw'ibyo rero ibyo mbese agatanga maze umwaka ngerageza uburyo bwose bushoboka. Ikintu kimbabaza hariya ntabwo ko bahanze iki, ngerageza uburyo bwose bushoboka basi ngo ntembere mbaze inshuti n'abavandimwe wenda barebe umuntu twabadusa, naraburiwe. Ikindi ubu nkubwiye ibindi bibazo mfite, ibintu naje nje gushaka sivyo ndi kubona, ndi kumva ndi makuru ntazi. Ibihe bibazo se kandi man, cyane ibindi bitari ibyo se. Iyo ni story ndende, gusa cyakora icyo nifuza ni kimwe, kubona familia yanjye basi naye nkumva basi nkamfite kavukire, nkamfite ahantu nturuka. My friend, you can't hear me. Zera mukobwa wanjye, gusa ntabwo nishimye, mfite umubabaro cyane, mfite agahinda. Kera hari ababyeyi bajyaga bavuga ibintu tukabifata nkaho ari iby'ababyeyi nyine, ariko nanjye aho ngeze ubu ngo ku myaka yanjye no mu byo maze gucamo, baca umugani mu kinyarwanda ngo ibyaye ikibazo irakirigata. Bavangejejeyo uriya mwana w'umukobwa ngejejeyo, noneho yasirisimbye burundu. Nako yarasirisimbye sino uyu munsi byararangiye ngo we nawe iribye byararangiye. None se ubundi yo muri kumwe nawe nuko akubwira sha vuba ibyo nanjye bisigaye bincanga. Nibaza ikintu nyine yaba yarahurira umusore, kunari umusore utuje w'umutima mwiza, umusore usenga. Sinzi nyine icyo navuga pe, gusa yarambabaje uriya musore uzwara igihe nanjye nicaga nkibaze se Vava agize amahirwe kugira ngo akundane n'umusore umeze kuriya, amuha agaciro kuriya, akabyirengagiza byose nyine. Hari n'igihe nagize aho ngaho nkajya nyine muteramo story nkamubwira ati Vava, amahirwe yagize yo gukundana n'umusore umeze kuriya, iyo aba ngewe uyafite niko yabyaza umusaruro. Akajya mbwira ati twara akabikubwira akomeje ngo twara, ameze nkaho hari ikindi kintu nyine yiringiye. Ubona burya ngo agahinda ntikagira mubi rwose, agahinda ntikica nako ngo kagira mubi. ni ibibazo ni ukuri. Uriya mwana w'umukobwa, uwo muhungu yimitse mu mutima kuko amwizeyeho iki, amwize. None se ubundi reka nkubazezera, uri inshuti yanjye urabizi, nta n'ikintu ujya umpisha. Yakubwiye ko uwo muhungu yasimbuje Willy. Niki kintu yaba aramukoreye kidasanzwe gituma atakaza inshuti ye yo mu rungano rwe? Kuva bakira abana biga segonderi barigana bajya muri universite bararangiza, niki kintu yaba yaramukoreye butwara umutima cyane ku buryo uyu mwana w'umukobwa adasubira inyuma ngo asubize amaso inyuma? Nibura hari ibyo ajya kubwira bidasanzwe bituma bimutera imbaraga zimeze gutyo? Ansubije Geze amako yawe.
ariko se bava no kumvugisha koko nabyo bisigaye ari n'ikibazo kuko ko narakwiciye iki kintu nagukoreye cyatuma no kunsuhuza byarabaye ikibazo kweri ese utekereza yuko nyuma y'urukundo tutabana no mu bundi buzima siko wagira ngo hari ikintu nakoze cyatuma mba umwanzi wawe burundu nakoze iki koko njya ntekereza yuko ari igihe ubitekerezaho uzongera ungarukire ariko ndi kubona we nta n'ikintu bikubwiye bava waretse kundeba uko nguko koko bava nose uragiye komana sha rukundo agahoma munwa pe nyine hari ibyo tujye tuganira ni ibiki gusa yambwiye ko ngo umusore afite ari muri Amerika nyine ngamunizeza yuko igihe yaje ngo aziza mwaka utaha bazahita babana kandi ambwira ko nyine ngari umusore w'umukire nta hantu na hamwe ahuriye na Wiri ngo Wiri ndetse n'iyi karitsiye yose yabagurana se ndamuze bose muraza nyine mwarahuye amasuku yandi ngo yatwahuriye kuri social media nyine turakundana ngo niba baramuzi nyine gutyo kuri video call. Imagine video call. Genda vava uranzunguje koko. Ariko buriya ibintu byose umuntu ni ukubiha igihe. Uriya mwana wanjye ntazatinda kumenya ko yibeshye icyo nzi cyo. Kandi burya icyo ubibye nicyo usarura. Ntagire ngo igihemu uyu mwana ahemukiye ariko uzi ikinyabupfura agira uzi ukuntu asenga njye nicyo kijya kinyica cyane umutima avuga se uyu muntu yakunze nibura arasenga nibura se afite izihe ndangagaciro ariko reka nkubwize ukuri umukwe wanjye nako yewe nanjye disi narondogoye uriya muhungu noneho ntabwo sinkimwita ni inshuti yanjye afite indangagaciro agira kirazira burya ajya agira igaruriro nicyo kintu umukundira ngiye amaze kumwiga igihe kinini cyane vava burazumirwa katubyihorere ubwo niyo mahitamo ye ku myaka ye afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka cyane rwose hari imyaka umuntu ageramo ntabe acyumva umubyeyi akumva ko yihagije katubihanga amaso zera nta kundi katubihanga amaso mwana wanjye ngo niyo byo nyine nagira ngo nkubwire byararangiye rwose. Uriya musore afite urukundo rumwe nyine sinzi ukuntu nabivuga sinzi ko bazabona n'umuntu nyine umukunda nk'uko Wiri yamukundaga. Nese wakomeje ukamuganiriza muri urungano kandi nzi ko mujya muganira byinshi wakomeje ukamuganiriza tukareba ko nibura yaca inkoni zamba akagaruka agasubiza agatima impembero. Sha ntacyo mwijeje ko niyo utangiye kuvuga nyine ku kiganiro cyerekeranye na Wiri hafi no kugukubita nyine ubona bihuhuye nawe ahita kurakarira cyane. Okay, reka tubyihorere tubihanga amaso nanjye nzaba ndeba iherezo rye ko ari umwana wanjye se ko ntamujugunya ko ntamutererana niyo yavuze kujya kuba muri ghetto mba numva umutima wanjye uhagaze sinaryamaho umwana wanjye uvuga ngo ntari butahe hano nubwo bwose atinda agira amajoro atahama ariko nibura umenya ngo yaraye mu rugo iwanjye. Rero reka tubihanga amaso mwana we nta kundi. Aje gusunira ubwo ukuntu mpamagaye none nakoze iki siko ndi budatura. Hari ikintu ushaka kukubaza kandi mara nkubwira ngo ujye ubaseriye mu bintu gukomeza ukigira ikintu ntazi ibintu byawe byo kuba mbaseriye umuntu ubaseriye aba ameze ate basi ibyo bintu barabirya barabinywa mbwira nanjye ngo nzaje. Ceka buretse gato hari ikintu nashaka kubaza niko byishe umunsi nza nasinze cya gihe nyine
uretse ngo ntabwo nshirijera ko nta bintu uri kumva biri kunuka ngo ntabwo ari amashaza ntabyo uri kumva niba wumva bishirije sajya ukabireba navuga gasana nibagiye kongeramo amazi none ikintu nashaka kukubaza uwo cyagiye wamunsinza sibyo kuko ndabyibuka mama yari yakubujije kumfungurira icyo gihe naraye mu nzu yawe neza ko naragufungurira nicyo kibazo uretse gato rero ngere ibintu bumbaze biterekanye ubu shitse wambazaga ibintu by'abamotari none uri kuvanga ibintu ubundi wowe nikiye kibazo ceceka kumva nicyo nshaka kubaza ndakubaza ko nabyutse nsanga njyamye mu nzu yawe nta kintu waba warankoreye kidasanzwe warankozeho ntabwo waba warankozeho wenda ukawagira nk'ibintu waba warankoreye nurabyishimo naragendesheje ariko menya uruvuga rumbe niko nk'uko hose ngo bigende gute njye naguturagure hariya wasinze nza nkwikoreye ndaza ndavuga ati rero ntabwo umwana mabuje yarara hanze njye ndyamye ndabatereka mfe kugwengeka kuri kariya kamatora k'umusambi wenda nyine twiranje nyine ibyo nabyumva wagize neza warakoze none se nyine nanjye ndakubaza turyamye nta kintu ntabwo waba warankoze njye so ndara mu nzu kangahe njye ko n'urya munsi navuga ko hari nkaho naraye hanze kuko urabizi ahangaha sizi ko hari igihe rimwe na rimwe bajya basuta n'igipangu ujya ubona ntaryamira amajanja wowe neza ukuntu kariya kamatera kangana urabona wari kuryamaho reba ukuntu ungana urebe n'ukuntu kangana urabona ari kuryama nanjye hagasagukaho ndyama neza ibyo bintu uri kuvanga ku byo gukoraho ni bwoko nyamara nushaka umbwiza ukuri ibintu uri gukina nabyo ntabwo ubizi ibyo bintu ndi kukubaza bifite impamvu yabyo kandi bishobora kuzadukoraho twembi njye nawe nushaka wicara umbwiza ukuri